umunsi wa Rayon Day wamaze gushyuha cyane ku rwego rwo hejuru. Ese witeguye ibirori bikomeye cyane bigiye kuba ibirori byitiriwe Gikundiro? Muri iyi video tugiye kubagezaho amakuru yose ku munsi utegerejwe n'ibihumbi by'abafana ba Rayon Sport. Uraza gusobanukirwa impamvu Kitoko na Bulldog bagiye gutaramira abafana. Uraza gusobanukirwa abandi bahanzi bose batumiwe cyane bagomba kuza kuri uyu munsi. Ubwo icyo bivuze kandi kuri iyi kipe, abakinnyi bashya bazerekanwa bwa mbere, imyambaro mbishya ndetse n'umukino ukomeye uzahuza Rayon Sport ndetse na Gor Mahia yo muri Kenya. Ese ni bande baba bazigaragaza nk'abakinnyi bashya? Ese ekipe ya Gor Mahia yabizahangana gute rero na ekipe ya Rayon Sport? Ibi bitaramo bya Kitoko na Bulldog se bizatuma Rayon Day iba imwe mu zabaye nziza kurusha izindi, cyangwa hari ukundi kuntu bizagaragara tutari twiteze? Hari ibintu byinshi bishobora kuza kugutungura kandi bigatungura n'abandi bafana benshi. Muri video rero tugiye kubireba byose ku buryo burambuye kandi bushimishije. Niba uri umukunzi wa Rayon Sport, ukaba uri umukunzi w'umupira w'amaguru kandi ukaba ushaka kumenya amakuru agezweho y'imikino mu Rwanda, iyi video ntuyicikwe, yirebe kugeza ku musozo kugira ngo usobanukirwe byose. Ikindi, tanga igitekerezo cyawe mbere yuko ninjira muri iyi video. Kanda like, ukande subscribe, ubundi mwinjize muri iyi video neza, umenye kandi usobanukirwe umunsi wa Rayon Day utegerejwe n'imbaga y'abafana n'abakunzi ba Gikundiro. Ubundi uyu ni umunsi uzahuza ibihumbi by'abafana ba Gikundiro, uzarangwa n'ibyishimo, umuziki, werekana abafana bashya ndetse n'umukino ukomeye cyane wa gicuti uzahuza Rayon Sport ndetse na Gor Mahia yo muri Kenya. Ariko se ni iki kiri gutuma uyu mwaka noneho Rayon Day iri kuvugisha abantu benshi cyane kurusha indi myaka yabanje? Kuki abafana batangiye kubara amasaha n'iminota? Ese kubera iki abafana bashya? Ese baba ari abakinnyi bashya cyangwa abafana bashya? Byaba ari ukubera ibitaramo se byatangiye guhihizwa bya Kitoko na Bulldog n'abandi bakinnyi? Reka twinjire mu nkuru noneho, inkuru ya nyayo. Ubundi mu myaka ishize Rayon Day yabaye umunsi wihariye ku bakunzi ba Gikundiro. Ni umunsi ikipe ishaka kwerekana abafana bayo ko yiteguye guhatanira ibikombe, ikabereka imyambaro mishya, abatoza, abafatanyabikorwa ndetse n'abakinnyi bashya. Uyu mwaka ntabwo ariko bimeze gusa, kuko hari n'ibindi byinshi cyane byatumye amatsiko arushaho kwiyongera. Ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport bwatangaje ko ibirori bizaririmbwamo n'abahanzi bakunzwe cyane baribo Kitoko Bibarwa ndetse na Bulldog. Abahanzi bombi bafite izina rikomeye cyane mu muziki nyarwanda kandi bazwiho gushimisha abafana no mu bitaramo. Ibi bivuze ko abazitabira Rayon Day batazareba rero umupira gusa, ahubwo bakaba bazabona n'ibyishimo bidasanzwe by'umuziki. Abafana benshi bamaze iminsi bavuga ko uyu munsi ushobora kuzaba umwe mu minsi myiza Rayon Sport yagize mu mateka yayo. Bamwe bakavuga ko bazagera kuri stade hakiri kare cyane kugira ngo batabura umwanya mwiza. Abandi bakavuga ko bashaka kuba aba mbere bazabona imyambaro mishya ndetse n'abakinnyi bashya. Ikindi cyakuriye amatsiko menshi cyane ni umukino wa gicuti uzahuza Rayon Sport ndetse na Gor Mahia. Ikaba ari imwe mu makipe akomeye cyane muri Kenya ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Ni umukino ushobora gutanga ishusho y'uko Rayon Sport yiteguye umwaka mushya w'imikino. Abafana bazaba bafite amaso bayahanze rero ku bakinnyi bashya ikipe yabo yazanye. Mu banyamahanga Rayon Sport yamaze kugura no kwandikisha aba bakinnyi barimo Boris Ginobu, Charles Chaplao, Abeni Mutamona, Antonio Atisokojo, Issa Jigwiba, Ibrahim Jingley, Muderi Akibare ndetse na Herman Junior Kameni. Buri mukinnyi muri bo aje afite intego yo kwigaragaza ndetse no kwigarurira imitima y'abareyo. Ntabwo ari abanyamahanga gusa bazitabwaho, kuko hari n'abakinnyi b'abanyarwanda bashya barimo Ndayishimiye Didier, Nshuti Didier, Muhoza Daniel, Ndikumana Fabio, Nizeyimana Mubaraka,
Nisingizwe Christian ndetse Hakizimana Zuberi, Iradukunda Eritatu ndetse n'abandi bantu bataragurwa kugeza ubu. Aba bose bazaba bifuza gutanga ubutumwa ko bashobora kuza gufasha Rayon Sport kongera gutwara ibikombe ndetse no kubihatanira mu mwaka utaha. Ariko rero ikibazo gikomeje kandi gikomeye kwibazwa ni iki ngiki: ese aba bakinnyi bashya baba bazahuza neza? Ikindi, baba bazashobora gutsinda Gor Mahia maze bagaha icyizere abafana, cyangwa bizasaba igihe kugira ngo babanze kumenyerana? Mu gihe rero abafana bategereje ibi byose, hari n'abavuga ko uyu munsi uzaba ari ikimenyetso cy'uburyo Rayon Sport ishaka gutangira urugendo rushya. Nyuma y'impinduka zitandukanye zabaye mu ikipe, benshi bifuza kubona ikipe yabo ihamye, ikina neza kandi ihatanira ibikombe. Ubwo rero Kitoko na Bulldog bazaba bari ku rubyiniro, abafana bazaba banaririmba indirimbo z'ikipe yabo, bazamura amabendera y'ubururu n'umweru muri Kigali Pele Stadium yuzuyemo ibyishimo. Ni umunsi ushobora kuzibukwa igihe kirekire n'abakunzi ba Gikundiro. None ubona ari nde uzitwara neza hagati ya Rayon Sport na Gor Mahia? Ubona ari uwuhe mukinnyi mushya uzashimisha abafana kurusha abandi? Wowe ku giti cyawe se ni uwuhe mukinnyi ufite amatsiko yo kubona muri aba bakinnyi bose ekipe ya Gikundiro yaguze? Ese ibi bitaramo bya Kitoko na Bulldog byaba bizarenza ibyo benshi bategereje? Ibisubizo byanyu mbibone muri comment, umbwire uko ubitekereza. Ariko